Mutesi Scofiya wifata agasetsa Paul Kagame ni muntu ki? Umunyamakuru uhagarariye RMC, umunyamakuru uvuga rikumvikana mu Rwanda, ni umunyamakuru umeze ute? Ikaze ndi umunyamakuru n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero njye kubagezaho amakuru arambuye. Mutesi Scofiya ni umunyamakuru ufite imbuga nkoranyambaga ebyiri, harimo Mama Urwa Gasabo, akaba ari televiziyo igiye kuba yakuzuza abantu miliyoni bayikurikirana, ikaba iri muri 770 ingahe. Murumva ko hari abantu benshi cyane, murumva kandi akaba ari akandi kantu kiyongeraho, akaba ari n'umugore ufite ikinyamakuru nk'icyo ngicyo, ufite abantu barenga ibihumbi 800 700 bimukurikirana, akaba afite n'indi ijya kugera mu bihumbi 300 by'abantu bamukurikirana. Imbuga nkoranyambaga ebyiri zimuhemba buri kwezi, ugashyiraho n'utundi tuntu aba yakoze ku ruhande, akaba acuruza na fashion design, imyenda igezweho n'inkweto. Uyu nguyu ni umunyamakuru urenze, ufite business nyinshi akora, arenze cyane mu Rwanda, kandi mu buto bwe ntabwo yakoranye ababyeyi be bose. Uyu ni umunyamakuru umeze ute? Umunyamakuru uvuga rikumvikana, ni umunyamakuru wishingiye televiziyo ku giti cye. Yatangiye byanga nk'abandi bose, birangira bije kuvamo ibintu by'ibitangaza, birangira amenyekanye, birangira ahagarariye abanyamakuru, kandi ntabyo yari yigeze ategura mu buzima bwe. Ibyo kwiga ubunyamakuru byo byaje nyuma y'uko amaze kubikora akabona biri kugenda neza, akajya kubyiga kubyihuguraho. Yagiye agaragaza ibyiciro bitandukanye by'abanyamakuru, uko bagomba kureka izindi YouTube channel zose kuzirebaho bakareba ibye, kubera ko ari we utanga amakuru yizewe mu Rwanda. Ni umunyamakuru uzi gushishoza no kwanariza no gutanga amakuru neza, kandi ubu ngubu akaba ari umunyapolitike nawe, kubera ko ni umunyamakuru uzwi mu gihugu, ahagarariye abandi. Rero azi neza ibyo akora, niko yagendaga agaragaza akantu ku kandi. Ni umunyamakuru utagira isoni, utinyuka n'abayobozi akababaza n'abantu bose. Kandi murabizi ko Mutesi Scofiya yagiye muri Congo muri ziriya ntambara naho gushakayo amakuru. Kuri Mama Urwa Gasabo wasangaho ibintu byinshi yagiye akora bitandukanye. Ni umugore umeze nk'ikihebe, ni umugore utangaje, imbaraga ze ntabwo bazigereranya. Mutesi Scofiya, niba wageze hano kuri uyu muyoboro uri mushya, kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi. Ikindi mwareba amavideo twagiye dukora kuri details arambuye, ese Mutesi Scofiya ni muntu ki, ibintu byose twagiye tubigaragaza akantu ku kandi, ubuzima bwe bwose mu makuru makeya twagiye dukusanya, mwayasanga hano kuri YouTube channel ya Pero. Mukore subscribe, kandi nkomeza kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe, mwarakoze cyane. N'abantu mugenda mwandika muri comment mutubwira ibyo tubagezaho ko ari byiza, mutunenga nabyo tukabikosora. Aho ari akantu keza cyane, nicyo kintu nababwira, ni akantu keza cyane cyane. Ikindi Bruce Melody ni umuhanzi muri mushyikirano wabaye muri iyi minsi ishize, yagaragaje ko monetization zikenewe mu Rwanda baza kutuvugira.